Ibihe byiza nshuti mukunzi udukurikira hano kuri chaine ya YouTube. Reka tukubwira yuko tuba tugarutse kugira ngo tugende tuganira ibintu byubaka ubuzima. Turebera hamwe ibyo twakora tukagira ubuzima bwiza. Mu kiganiro cy'uyu munsi twabateguriye tujye ko tureba ibyiza byo kurya igihaza ku buzima bwacu. Ese igihaza gifite akahe kamaro ku buzima bwacu? Ese igihaza gifite akamaro ki ku buzima bwawe, ku buzima bwanjye cyangwa se ku buzima bwacu? Reka tubivugeho rero ibyiza by'igihaza, dore ko ubushakashatsi bwagaragaje ko igihaza ari cyiza kukirya ku bantu bose, abakuru, abana. Igihaza ni cyiza, nibyo tujye kuba tuvugaho rero mu kiganiro cy'aka kanya. Nkubwire ko igihaza ari ingirakamaro. Igihaza ni iki ubundi mbere yo kugira ngo dutangire iki kiganiro? Igihaza ni iki cyangwa se ibihaza ni iki? Ibihaza biri mu biribwa byo mu muryango w'ibimera, biri mu bimera nyine, bikunze kuribwa mu buryo butandukanye. Ibihaza aho bamwe babikoramo za potaje, abandi bakabirya nk'ifunguro ryuzuye babigeretse ku bishyimbo. Imbere mu bihaza hari imbuto zikurwamo, hanyuma ibihaza bikaribwa nyine. Mu bihaza rero, mu kamaro k'ibihaza rero, bishobora kunoza ubuzima bw'uruhu. Ubwo twatangiye kwinjira mu kamaro k'ibihaza. Ibihaza rero bishobora kunoza ubuzima bw'uruhu kuko ibihaza byuzuyemo intungamubiri zifasha uruhu, zirimo vitamini C na E ndetse na beta carotene, byose hamwe bitanga antioxidant cyangwa se ibintu bisanzwe cyangwa ibyakozwe n'abantu birinda uturemangingo tw'umubiri wawe kwangirika. Mu bihaza rero dusangamo na vitamini C, ntikorwa n'umubiri mu buryo busanzwe, bityo ni ngombwa kuyikura mu mirire kuko igira uruhare runini mu ikorwa rya collagen ituma uruhu rukomera kandi rukakwegera. Vitamini C inafasha mu gukumira kwangirika k'uruhu no gukira ibikomere. Vitamini E noneho rero dusanga mu bihaza ni intungamubiri y'ingenzi irinda uturemangingo tw'umubiri kwangirika guterwa n'uturemangingo twakozwe mu gihe cy'imikorere isanzwe y'uturemangingo, kandi ikorana na vitamini C mu kurinda uruhu kwangirizwa n'izuba no kuma. Vitamini A cyangwa beta carotene ifasha kandi kurinda uruhu imirasire ya UVB itera kanseri kandi ikakurinda ubushyuhe bw'izuba. Icya kabiri rero mu byiza by'ibihaza, bishobora kunoza ubuzima bw'amaso. Kugabanuka kwa vitamini A byagaragaye ko bitera kugabanuka k'ubushobozi bwo kubona, ndetse bikaba binatera no kutabona. Beta carotene hamwe na vitamini C na E biboneka mu bijumba no mu gihaza bifasha mu kurinda amaso. Ibihaza kandi ni isoko ryiza ry'ubwoko bubiri bwa carotenoid bwitwa lutein na zeaxanthine. Urugero rwabyo rukaba rufitanye isano no kugabanya ibyago byo kurwara cataracte. Icyo ni icya kabiri. Mu cya gatatu rero mu byiza by'ibihaza, bishobora gufasha ubudahangarwa bw'umubiri. Mu bihaza dushobora gusangamo ubudahangarwa bw'umubiri cyangwa se immunite, kuko bigaragazwa n'ibara ryabyo ry'umuhondo. Ibihaza birimo beta carotene iyo biriwe bihinduka vitamini A. Ubushakashatsi bwerekanye ko vitamini A igira uruhare runini mu kunoza ubudahangarwa bw'umubiri. Vitamini C kandi igira uruhare mu gutuma ubudahangarwa bw'umubiri burushaho gukora neza, bityo bigatuma uturemangingo dukora neza, ndetse ikanatuma umubare w'uturemangingo tw'amaraso twera mu mubiri twiyongera. Mu byiza by'ibihaza rero ku mwanya wa kane, ibihaza bishobora gukumira indwara ya metabolism syndrome. Indwara ya metabolic syndrome ni izina ry'ubuvuzi ry'itsinda ry'indwara zirimo diyabete, umubyibuho ukabije n'umuvuduko ukabije w'amaraso, byose byongera ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Ubushakashatsi bwakorewe mu Buyapani mu 2015 bwagaragaje ko indyo ikungahaye kuri karotene, arizo ntungamubiri ziboneka mu mbuto n'imboga zitanga amabara yazo y'umuhondo n'icyatsi kibisi, ishobora gufasha umuntu kwirinda indwara ya metabolic syndrome. Ku mwanya wa gatanu rero mu byiza by'ibihaza ku mubiri wacu, ibihaza bishobora gufasha mu kwirinda kanseri. Nubwo nta biryo biryoshye
nubwo nta biryo biryoshye bishobora gukumira kansa, kandi zimwe na zimwe zikaba zidafitanye isano n'imirire, hari ibimenyetso bigaragaza ko indyo yuzuye ishobora gukumira ibyago byo kurwara kanseri. Byongeye kandi imiterere ya karotene, vitamine A na B zose biboneka mu mashu bishobora no kukurinda kanseri zimwe na zimwe nka kanseri y'ibere. Ibyo rero nibyo byiza byo kurya igihaza ku buzima bwacu. Abantu batari bazi neza ko ibyiza igihaza gifite akamaro gakomeye ku mubiri wacu, ndatekereza ko muri iki kiganiro abazabasha kumva iki kiganiro muzamenya byinshi mu byiza by'igihaza umuntu agira iyo yamaze kuba yarya igihaza.